byinshi mu buzima bwe, umufana w'umurenge w'ukuri. Isaac Kabananga ni umugabo watunze abagore 4 n'abana 12, atunga inshuro 3700. Ibihe byiza kuri wowe ukunda Sostify TV, ndagusuje kandi nguhaye ikaze, gushimye umwanya wawe wafashe ukaba wemeye kubana natwe, ukaba ugiye kudukurikirana. Ubu nonaha mu kiganiro tugiye kukugezaho ni ikiganiro cyiza cyane kandi ni ikiganiro cyubaka nk'uko bisanzwe. Suje rero mwese mudukurikira nk'uko bisanzwe, ntago njya nangira ikiganiro cyanjye narasuhuza abantu badukurikira. Ndasuhuza abantu mudukurikira muri Canada, abantu mudukurikira muri Amerika, abantu mudukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no ku migabane igiye itandukanye. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko umeze neza, kandi nawe utameze neza, wowe ushobora kuba urwaye, wowe ushobora kuba ufite ikindi kibazo, ndakubwira ngo ugire ibyiringiro kandi wizere yuko Imana ariyo nkuru. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikazaba bimeze neza, uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bigakunda. Niyo mpamvu rero ugomba kwizera Imana kuko ibintu birahinduka. Uyu munsi wakwibona urundi muntu utandukanye n'uwo uriho uno munsi. Ushobora kuba uno munsi rwose wumva wacitse intege, ushobora kuba wumva uno munsi uremerewe n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko ndakwizeza yuko ejo cyangwa ejo bundi bishobora guhinduka rwose, ibintu bikagenda neza cyane, kuko hari benshi byagiye bibaho kandi Imana n'ubundi nicyo iberaho no kugira ngo ibashe kutugirira neza umunsi ku wundi. Byonyine no kuba ugihumeka ni ubuntu bwayo. Ndagusuje rero kandi ngwaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi reka nangire ikiganiro, nago ndi mu kiganiro ngiye nyine, ndi kumwe n'umutumirwa, mfite abatumirwa turi kumwe tugiye kubana hano mu kiganiro. Nkaba ari umutumirwa nabatumiriye, tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye, tugiye kuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye muraza kugenda muzumva. Umuntu usanzwe umenyerewe cyane mu itangazamakuru, ni umuntu umenyerewe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umuntu w'umupapa mukuru twubaha kuko ntabwo ari umwana, ni umuntu w'umupapa, ni umuntu mukuru. Rero ibyo tugiye kuganira nizere yuko wowe urubasha kudukurikira biri buze kuza kukunogera kandi biri buze kugira icyo bigusigira, kuko turaza kuganira ku buzima bwa buri munsi n'umuntu uri buze kuduha experience y'ubuzima yanyuzemo, akatubwira ko ubuzima, ukuntu yabonye ubuzima, kuko ni umuntu ufite byinshi azi ku buzima nk'umuntu mukuru kandi w'umubyeyi. Ikindi kandi turuze kuganiraho, turaza no kunyarukira muri siporo, turaza kuganira gatoya. Ni umuntu ukunda ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko, ndetse atubwira ko yanayibayemo. Byose turaza kubiganira, kandi ntabwo ari ubwa mbere tubanye kuri Sostify TV, ngira ngo twavuga yuko ubu ngubu ari umusango, kuko si ubwa mbere agiye kugaragara kuri ino televiziyo yacu. Niyo mpamvu natangira ikaze Isaac Kabananga, bazi nka Kamananga. Tugwaye ikaze kuri Sostify TV. Murakoze. Bayita Kabananga murekura. Uyu rero niwe mutumirwa tugiye kubana. Nkaba ntagerageza kumushakisha nubwo bitari byoroshye, ariko tugira amahirwe turamubona, tugiye kuganira. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Waramaze kubwira abadukurikira ko uri Isaac Kabananga, cyangwa se abantu bazi nka Kamananga. Watangira wibwira abantu badukurikiye, noneho katubwira Isaac Kabananga cyangwa se Kamananga nk'uko benshi babizi, ni muntu ki? Uhita unakomerezaho tubwire ku buzima bwawe. Isaac Kabananga ni umugabo watunze abagore 4 n'abana 12, atunga inshuro 3700, atunga amafaranga. Natunze toni y'amafaranga ni miliyari, ariko mbana n'abantu neza, ntawanyibye, ntawagize gute, nta muntu uzikurutse. Kamananga n'uwo n'umuriro indani. Okay, utubwiye yuko watunze ngo abagore bangana no mubare wose, tubwiye abagore 4 n'abana 12. Okay, abagore 4 n'abana 12. Abo bagore 4 bose wabatungiye rimwe, cyangwa wenda washakaga umwe ejo mugashwana ugashaka undi gutyo gutyo? Nuko ugenda gushaka umwe gutyo nabanye nabo munsi bose icyarimwe mu bana mu abagore 4 twabanye munsi icyarimwe n'abo bana bose? Yego. None ubu ngubu abo bana urumva umupapa ufite abana, ubu ngubu abo bana murabana cyangwa se? Umunyamakuru mba muri getu, nafungiwe mu wa kabiri, arangije aramemukira, mfungirwa amajyanye nta muntu wahageze muri bagore 4. Uwansuraga n'umukobwa wanjye na mushiki wanjye n'umukiri umwe witwa Sekusi, 3 basuye. Ukiri witwa Papa Sekusi.
pasi kose. Yego. None se uvuga yuko wafunzwe, tubwiye ko wafungishijwe n'umugore wawe, ko bisa kose hari cyo mwari mwapfuye, ntabwo umuntu apfa kugufungisha gutyo. Ese abanyarwanda kaza batuye muri Amerika, batuye muri Afurika, ngiye komera ibanga ridakomeye rikomeye. Umugore wanjye namubwiye amagambo akomeretsa, by'amoko ntitubivuga ariko niko byagenze. Niba mu kigo mwe tubamubwiye amagambo y'amoko dore ngaya, ariko tubabarire utubwize ukuri. Nabone yararyoshye, ariko utuvugana saba imbabazi. Bagomba kubatangira kirindwi, ariko nafunzwe amezi 3. Urakoze. Urumva ko bakobariye. Ese ariko utabitari gusaba imbabazi gusa, icyo kintu wakoze urumva ko ari ikintu gikomeye, kandi mu gihugu tubamo twege ntago giraga ibintu by'amoko ntago. Umunyamakuru ndakuzi mu mumuru uhinja, uri umwana, je nabaye mu ntare za Sarambwe, ndi Inkotanyi, nagize gute, nabanye n'igihugu, ariko navuze amagambo mabi ndahanirwa, kandi nasibye imbaza cyekane. Ariko nibezaho. None se ndagira ngo nkubaze, tuganire twitonze kugira ngo ikiganiro cyacu kize kuba cyiza. Nagira ngo nkubaze ibyo ayo magambo wamubwiye cyangwa se icyo kintu wamukoreye, waba warabitewe n'iki? Ese waba warabitewe no kunywa inzoga nyinshi se, cyangwa se haba hari ibindi biyobyabwenge waba warakoreshaga icyo gihe? Niki cyatumye uvuga ayo magambo? Cyangwa se n'umujinya yaguteye? Ubona warabitewe n'iki kuri umuntu w'umupapa mukuru? Niki cyaguteye gukora ikintu nk'icyo ngicyo kandi uri umuntu w'umupapa w'umubyeyi? Abatuye muri Aziya, turi muri Amerika, mu byumve mwese, ndi Inkotanyi, nabaye Inkotanyi. Iki gihugu ntabwo nakibayemo, nakoreye Inkotanyi, nzibamo. Nari navuze amagambo atari meza, ndayazira rwose. Umugore wanjye yitwa Mama Joshua, umugore wa kabiri, dufitanye abana 2 w'imyaka 8 n'imyaka 3, umwiza Puria n'uwo bita Joshua. Bose tuvugana nakoze ikosa, ariko ntabwo ari umugore wafungishije, ariko natutse umuyobozi wa RIB. Ndamubwira ni byamututse ntabwo mbivuga, ariko umuyobozi wa RIB wamfungishije azakomenya uwo ari we. Ariko wowe urumva ko wari wamututse? Nakoze ikosa, nasabye imbabazi. Kuba ari umuyobozi wa RIB ntabwo bisobanuye ko atari umuntu nawe wamukorera icyaha, cyangwa se usabye imbabazi. Reka noneho twihute tuganire. Ubu ngubu nyuma yaho ufunguriwe, ubanye gute n'umuryango wawe? Ndavuga abagore bawe cyangwa se abana bawe. Ugeze kutubwira ko nta rumwe wigeze gusura uretse umwana wawe umwe w'umukobwa, ariko se abo bandi bo 3 basigaye, cyangwa se ngo bagusuraga ndetse n'ababyeyi babo? Nsigaranye umugore bita Florence, ari wa 3, ndamukunda. Uwa mbere witwa Maride, yamwe ngo ningira zavuze ifirimbi, namwatse divorce arayinyima. Abanyarwanda batuye muri Amerika, umugore yamwita ndagukunda 100%, isezerano utandukana n'umugore. Ubu tuvugana naziye kuzatandukana n'umugore mukuru, uko banyarwanda barakaze. Ubu tuvugana ngiye gushyira kuri aba umurangi. Undi umurangi ninde? No mugore umurangi nabaki? Basenga Satani. Indi senga Satani umugore mukuru. Nibyo mwapfuye se? Njye ndi Mudivantiste n'umurangi. Mwago uri Mudivantiste? Yego. Ese uko tukuzi nk'umuntu unywa agasembuye, mu Mudivantiste ibyo nibyo biremewe? Balance. Ndi Mudivantiste gusa, nanjye muri kora ambassadors. Nanjye muri kora rwisa butumwa. Tuvugana umugore n'umurangi. Oya, ibyo twabivuyeho, ahubwo ndimo ndibaza tubwire yuko uri Umudivantiste. Uri Umudivantiste gute kandi ni gute nyine uri Umudivantiste kandi ukaba umfata no kugasembuye? Bwana munyamakuru, ndi Umudivantiste w'umunsi wa 7 nigije kuza kwa Yesu Kristo, kandi kuza kwa Yesu Kristo ni medakuka azaza. Nyine ibyo bihuriye ese no kunywa agasembuye? Agasembuye kukanywa papa wanjye rakanywaga mitoroma ibiri mu muryango, ariko nta rindi kosa nkora. Ntabwo ndi umugome, sindi umugambanyi w'igihugu, sindi iki, ndi umutaboneye, ariko so umunsi mwiza bivamo. Okay, none twihuse se, urumva watunze abagore benshi ndetse tunga n'abana benshi, kandi uba muri mujyi wa Kigali. Ubundi wabutungishije iki muri mujyi wa Kigali? Ufite icyo ukora cyangwa se icyo gihe ufite icyo ukora? Muri make byari bwana munyamakuru,
natunze toni y'amafaranga ni miliyari mfite biro de change 3 nacuruje amafaranga y'amadolari n'amayero kuva 96 bwana umunyamakuru n'abantu bafashe bagibura yaragiye nta muntu ntagiriye neza bose nabagiriye neza araho bitwa bademo bari mu Burayi bari mu Norvège bari araho bitwa imamu araho bitwa abantu nakije abantu benshi njyewe amafaranga yanjye nayahaye abantu hari ibyo wigeze kunganiriza kare umbwira ko hari na bamwe mu bahanzi nyarwanda wagiye ufasha wagiye managing ese nibyo abona cyo nibyo ntabwo mbesha nafashije umuhanzi bita Senderi kujyana mu rugo mahomeshe 5 zose nafashije King James nafashije Tom Cruise nafashije wapfetwa ne bravo Japol nafashije abahanzi bose mfashe n'abanyamakuru barimo barimo n'abandi bose amafaranga yanjye ntabwo yagiye apfa ubusa nose wabafashaga nyine ngo dusobanurire neza utuje utubwire icyo wabafashaga ni igiki warayabahaga gutya ati mwakira amafaranga cyangwa wafashaga umunyamakuru banyitaga perezida bakayita umukire umupampe none amafaranga nanjye wanyakimuna gato cyangwa miliyoni nkayiguha bamwe ngo uzajya muri Gombo nkabiguha nifite ubuntu ni kubanguza uvuga ngo mvuga ngo abo bahanzi wabafashaga wa munyamakuru we nta muntu wanyibye wabaga kubw'umutima wawe urukundo kubw'urukundo nta muntu wanyibye okay none se abo bantu ubu ngubu mubanye gute nta muntu wanyibuka bose barakwibagiwe ubona biterwa n'iki kandi imbuga mbi ntabwo ziri mu cyumba ndetse ubona biterwa n'iki kuba barakwibagiwe kandi nta neza bagira muri make rwose nta n'umwe wibuka icyo wamukoreye n'abagome gutegera ushingiye ku kirabizi ko ariko uvuze ngo umuntu umugome ufite na fact bigaragaza ufite n'impamvu ikigaze ko ari abagome fuzwe amagenge y'amezi atatu nabangezeho buri bose nari nkakugezeho none se twafata nk'urugero nka Eric Senderi wibanze cyane kugitubwira nawe nta kintu yagufashije ko uvuga ko bwana munyamakuru ngiye gushinga urubanza rukomeye ruzazamo abazungu Senderi ngiye kumurega namujyanye mu rugo rw'amashano nabaga muri apartment ku Gisozi Senderi akageze kunakira ati biragenda bite mama amafaranga muzana abakire bakamuha amafaranga Senderi nta kintu yamariye rero se ibi uragaragara yuko bitewe na n'ibintu wabayemo ushobora kuba wenda waranze abantu ukabona ko abantu wenda ari abagome nk'uko bivuga bitewe n'abo wagiye ufasha wenda batagiye bakwibuka twabyita wenda nka depression wowe wibona nk'umuntu ufite depression cyangwa ubona na depression ubwana munyamakuru depression ndayifite iterwa n'iki muri na gahinda kadashira so indwara ngwaye yitwa depression ngo n'agahinda ndera nibayivura kireka nsubiranye amafaranga n'abagore depression ndayifite none urumva byose bikenera icyayi ukeneye amafaranga n'abagore bawe bose bakagurukira rimwe ni ko abagore banjye bagaruka bakenera n'amafaranga yanjye noneho ukurikije ubuzima wabayeho ku myaka yawe ufite abana bawe ufite uko bangana n'abo bagore bose wagiye utunga ni igiki wowe mu buzima wicuza wakoze ukavuga ati kinda cyicuza mu mutima wanjye ubona cyakugizeho ingaruka cyatumye umera nk'ukomeza aka kanya ubona ari igiki cyangwa ubona ari abantu babikoze gusa cyangwa nawe hari icyo wiga ukavuga ati nanjye ndigaye iki ngiki wenda ndenza kuba narakoze iki kintu wumva mbayeho gutyo wenda muri ubuzima ukurikije n'amafaranga watunze ni igiki wicuza wowe cyangwa wigaye umunyamakuru yabubera nambaye ingofero sango yamaye nta kibazo saro ngo ari mu isuku yabeshye abanyarwanda abeshye ko agendera ku mazi ijambo nyabwo rirakomeye ubyiteho ntuzongere no kumagana mu kiganiro cyangwa amagambo nk'ayo ngaho njyewe natunze toni y'amafaranga ni miliyari ni ukuvuga ngo iyi ndwara ngaye n'indwara ntibayivura ni ukuvuga ngo kereka abagore babo bangarukiye n'amafaranga akangarukira n'abana bakabasha icyiciro iyo urwaye depression nta n'uko bayivura imbere ni amafaranga aje kugaruka nkajya mu kazi nkajya gute depression ikizwa no kugira ngo ujye ahantu hari abantu bwana munyamakuru uri kumbaza ibibazo bitandukiriye mbabarira mbaza ibibazo byose ndashaka kukubaza ikibazo mwaje ariko ntabwo kinsubije ndimo ndagira ngo umbwire wowe mu buzima ubayeho ubu ngubu ntacyo wicuza ntacyo ubona nta kosa wowe wibaraho bwana munyamakuru mfite imyaka 45 nabaye umusirikare nabaye mutanyi nabaye muri nabaye mu Bravo ninjiriye
busoro. Bwana munyamakuru rero nakoze nakoze ariko nabonye ibintu binzira mane ibibazo byaranziye ntacyo nary'imbana muri make ntacyo ucuza wumva ntacyo nakosa wakoze wowe n'ibintu wabonye byizana byarizanye sinzabyavuye. Yego okay none se abakire mwakoranaga ukiri umukire nkuko bivuga ufite amafaranga mwafashanyaga ko abakire babana na n'ubu nta n'umwe kwibuka nabwo. Bwana munyamakuru nabanye n'uwo bita Papa Keri ngufu kurenza n'ibyo kuri siporo. Nabanye na James yari mushiki James yari inshuti ya mushiki wanjye Jeanne uramuzi nawe umunyamakuru muzi ko yatunze ibyuma n'iki. Nabanye na Prosper nabanye na Gacinya nabanye na ya depression kiragiye ko nabanye ibitekerezo mitende ni benshi aburva wowe bari hari ibitekerezo wayobereye siporo Jean Fidel nawe mwarabanye Jean Fidel twarabanye ubu tuvugana Jean Fidel agarutse muri komite abayobozi bose bari barirukanwe aje komite nshyashya yobowe n'abantu batunze amafaranga abandi baratubeshyega bafite amagambo adashira bakoze inama ejo ngo batanga $180 baratubeshya umutoza bangushe dufite ideni ry'umutoza. Ukano kuvuga ngo wenda reka twite twinjira muri siporo nkuko wari utangiye bikomozaho byagiye bigaragara ahantu henshi ko wagiye uvuga yuko wabaye mu ikipe ya Rayon Sport ndetse hari n'ibyo ikozemo hari na henshi wagiye utanga interview uvuga yuko ikipe ya Rayon Sport hari ikugomba hari amafaranga yawe hari icyo wayigiye yifasha ariko se wakakajira cyane umukunzi wa Rayon Sport cyawe yivuye ngendo muri y'indani iyo urebye Rayon Sport y'ino mwaka noneho rero katuganire ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport tube turetse kujya mu buyobozi bwayo tube tugiye turaza kugira igihe cyo kwinjira mu buyobozi tujye muri Rayon Sport mu kibuga urayibona gute muri champion? Imeze neza urabona yuko ariko n'ikipe bihanganye cyangwa se mu keba PLFC iyo urabona iyo kwitwara gute? Kuko iyo tuvuze Rayon Sport twita tugendeshanya na PLFC makuru winjijije ikutugisa isata burenge bari gisata burenge wowe ku giti cyawe rero champion urabona ukuntu imeze reyiri hejuru waperere hejuru tubwire ikipe ubona isatwara igikombe cyo no mwaka. Tuzagitwara twishyura kuyanira Rayon Sport izagitwara urahamye neza yuko Rayon Sport izatwara igikombe ya APR. Okay ushingira ku kironeho ubona yuko Rayon Sport izatwara igikombe ya APR ko byagiye bigaragara ko mu myaka yose yagiye itambuka APR yagiye igaranza Rayon Sport wowe ni igiki kiri kugwikizere yuko none uyu mwaka ari wa Rayon Sport? Hana munyamakuru domuraguze umutwe n'ubuze twisata burenge ariko tuzagitwara twayishura tumwe twashusha amasabwa twashusha ibitego tuzagitwara uyu mwaka nzagitwara boni champion cyane cy'amahoro byose ijya champion kiri kuvuga birakomeye ntabwo twabitwara byose ntabwo mwabitwara ariko icya champion cyo urabihamya neza ko tuzayitwara kudushokuza sokwa na peri nzaba ndi kuri imikanda y'indege noneho Rayon Sport nisohoka nawe uzajyana nayo ntabwo ushobora kuzasigara okay nose twinjiye ku buyobozi duheruka kuganiranye nawe ubwo duherukana twaganiraga urimo gushyiraho komite ya Rayon Sport harimo kwiguza yari iriho ariko hari n'uwo kizo watagiye umunsi ko icyo gihe wari watubwiye kujya kwa president w'abafana wa Rayon Sport ukaba utarabaye byagenze gute ubundi kugira ngo wisange president w'abafana wa Rayon Sport? Munyamakuru impamvu nabaye we nagiye mu nama nanyweye barabonye kamana ngo yanyweye ngo ashobora kuduteza akavuyo abantu baraninya urabizi ariko ubu tuvugana komite yahindutse nakubwiye abantu bagiye ku Rayon Sport barindwi ari ugiye kubapanga abirukanwa bapanga ngo tugiye kujya kuri president araba Papa Keri Kazungu ingufu Jean uwa kabiri ni obita James kuri Provia no kuri kaburimbo James kuri Provia arabiki aba vice cyangwa araba vice president twakomeje vice president wa kabiri araba umwana yitwa ndi wa farumasi yitwa Mbore ntumvugiremo ubwenge bwanjye barudinga
yitwa Prosper. Yego. Ubu bari batatu muri komite. Uwa kane bamwita umunyamaguza twibira twigira ku kintu batatu muri aperi. Yaje amasezerano. Twayibye. Bamwita yitwa Ndera Gacinya Chance. Gacinya Chance de. Bose bane? Bari bane. Yego. Komeza. Tugeze kuwa gatanu. Gatanu banyita Kabananga Isaac mu bwa w'ibitekerezo. Kabananga nawe urajyamo. Wowe urajyamo nk'iki Kabananga? Ndajyamo mu uzatanga ibitekerezo. Uzatanga ibitekerezo muri komite. Yego. Ubwo hasigaye ubwo bari bagaye batanu. Hasigaye babiri. Ngiye kuba kubwira. Babiri bambwira. Perezida wa board ninde? Yitwa Jean Fidel. Jean Fidel aragaruka. Kapiteni. Ubushize bari bamwirukanye kamugaruyemo. Impamvu ariye. Babizi ko yakose. Waramubeshyira. Uno se kutamusabye imbabazi kandi waramubeshyira. Akona musabye imbabazi. Warazimusabye. Babaye batandatu harabura umwe. Ubwo ukurikiyeho ninde? Ni umukobwa navugiye ahangaha nagararongorwa. Ni uzaba trésorier. Yego. Ubwo iyo kabaye komite y'abantu barindwi. None se perezida wa fana narabandi. Ino nshuro ninde tugiye kubona nka Claude aragumaho. Wapi? Claude nawe uramwiguje. Claude ni discipline. Wa utabona ni discipline. Nta perezida wa fana tuzashyiraho. Ngiye ubwanjye nzabikora byose. Ese ko uvuga yuko ari cyo wafashije Reyo cyangwa se muri komite ya Reyo wabayemo igihe kinini warahaye n'ubushobozi bwawe akaba hari amakuru ugeze gucicikana ugaragara wagiye hari kuba inteko ya rusange ya Reyo bakakwirukana byatewe n'iki ryo munsi kujya bundi bakwirukana ko banyirukane bakwirukane mu makuru we nagiye namwe maze iminsi 3 ntaryama niyo ngo bayategama nagashobora kubivanga ariko umuntu nasigayo wayobora abafana ba siporo ashobora kuba Matici n'urubuze kuba perezida w'abafana ariko mbishatse nabyo wabiko wowe ubishatse none se tugaruke nanone ku kintu nahoze nkubwira urumva inzoga ari ibyo uzagiye zikoresha nko kwabimbwiye sibyo umbwiye yuko wagiye mu nama ya komite bakavuga ngo wasinze niko byaje kandi kuko nawe urabyemera ko wari wasinze urebye n'uturi tuntu twinshi wenda wagiye uburamo amahirwe kubera gusinda ndabyemera nakuri twafata icyemezo ahangaha ukatubwira n'icyo bisaba n'abadukurikiye wenda bakabitubwira tukabona wakamananga ushobora gusanga ariyo nzira wenda ya depression wavuze ushaka gukira itavurirwa indera kandi watubwiye ko mu bintu bifuza ushaka wenda kuba wasurana amafaranga yawe sibyo yego kandi ntabwo wayasubirana inzoga zikiba nyinshi kurumva niba ubona ayibonye kandi umunyamakuru rero mubwizo kuri ahaba amafaranga arahagaruka nta meya uri kote ubu tuvugana kwa Rutabo yaransuguye ejo bundi kuri stade yabusuzuje hanga ati kuki utuka kamananga ubundi ni rwego rwawe angana nawe kwa Rutabo yanga ati twigendeye nagiye gufana aperi 20 abafana barabati uri umufana twemera ariko kwa Rutabo agomba kwirukanwa na Marayika na Feza discipline no kuvuga ngo njyewe nina yasegafa nzayibura amavubi ariko ibyo uvuga ngomba kubanza kwisubiraho yego urumva se uzabishobora kwisubiraho nzabishobora ukeneye kwisubiraho kuko nese ubona ko wisubiyeho urabona ko ari ibintu byinshi byawe bwana munyamakuru sindi umusizi sindi umusazi uzisubiraho none ni iki aka kanya urumva umwana w'umukobwa ugukunda cyane watubwira gusuraga abandi bose baragutera bamwita mu majoyi niwe gusuraga no mupolisi ari gishara ku ifosi niwe mukobwa wagusuraga wenyine warabawe kandi gifite umwana imyaka 4 umugore wa gatatu umugore wa wenyine wagusura gisine sambona umugore wa n'umwana okay tugenza gace kugira twumvikane watubwiye tugitangira ikiganiro yuko wafunzwe ariko ugasurwa n'umwana wawe ngo wifura mari yitwa Ishimiridi none uwo mama Joy nawe yaragusuraga ntabwo yansuraga nta mugore n'umuhansuye ndavuga okay none tuganire kuri umwana wagusuye aka kanya ni jambo wamubwira umwana wagufashije umwana bawe jambo namubwira umwana wanjye azajya muri Amerika nzamugura computer nzamukunda nishiri wanjye okay utwemereye ko rero wakwisubiraho ukaba wahinduka ku buryo abantu badukurikira noneho twizere yuko mu gihe cyavo bazabona kamananga wahinduka wa munyamakuru we ntabwo ni musazago n'umusinzi yego umunsi muzahinduka usubire no mu Adventiste wongera ntabwo
nshobora no kugufata neza sezamo nzajya kuri match ya Rayon Sport n'Amagaju nzasengera Butare noneho twagiye rero kuri match izahuza Rayon Sport ndetse n'Amagaju. Iyo match ngagira ikintu itubwiraho, urabona Rayon Sport izatsinda cyane Banyarwandakazi iyi ntabwo ari amahoro ni shampiyona. Amagaju nzayitsinda ibitego bigera muri 3 cyangwa muri 2. Reka rero dufate umwanya tugushimire wowe wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro, tugushimire kuba wemeye kudutega amatwi ndetse ukaduteza n'amaso yawe. Twari twatumiye ni Isaac Kabananga, umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Sport, yatubwiye byinshi mu buzima bwe, umufana w'umurenge w'ukuri nk'uko abivuga. Yatubwiye byinshi mu buzima bwe, yatubwira amafaranga yatunze, yatubwira abagore yatunze ndetse n'abana afite, atubwira ubushobozi yagiye agira mu buzima bwe, ndetse atubwira n'ubu ngubu uko abayeho. Reka dusoze none ikiganiro atubwira ubu ngubu Kamananga noneho akatwaza twumva ukuntu wari umeze mbere, ubu aka kanya noneho Kamananga nyuma aho ufunguwe ubayeho, ufite ikigutunga, ufite ikikweshaho, ubayeho uvuga utuje kugira abantu dukurikira bumve nyine uko ubayeho ubu ngubu, buryo hari n'ufite icyo yagufasha yahera aho ngaho, ariko uvuga ati uko ubayeho ubu ngubu Kamananga abayeho gute? Abatuye muri East Africa, abatuye muri Aziya, abatuye muri Amerika, mbayeho nabi. So mba muri yetu 35. Nafashije abajya i Burayi barabizi, nafashije abari mu Rwanda barabizi, sinigeze mba n'abantu nabi. Umunyamakuru mbayeho nabi. None iyo nzu uyishyura iki rero niba ko nta kazi ufite? Hari umugabo yanishyuraga inzu yitwa Saidi, aba muri Canada Montreal, ari mushiki wanjye aba muri Canada nawe. Ubu izagera ku itariki 10 z'ukwa gatatu. Mba muri yetu 35 ariko mbayeho nabi. Bavandimwe rero abari Buganda bari nomero yanjye ni 082 558. Iyo ni nimero yawe. Nimero ya kabiri ni 07815 438. Indi ya Tigo muzayibona kuri WhatsApp. Reka rero tugushimire ko umwanya wawe wari witambukiye, turahura numva twakorana ikiganiro, kandi ndagushimiye ku umwanya wawe waduhaye. Nizere ko n'ubutani tugukenera tuzakubona muzambura. Rero dushimire n'abadukurikiye, dushimire abaduhaye umwanya wabo, tubashimira aho muherereye hose, tubabwire yuko ibiganiro nk'ibi ngibi ari akagaruka, n'utaha dusubire kandi tubifurize kugira amahoro y'Imana. As usual, my name is Sosti Fire. Thank you, stay in touch. Turi kumwe.